Muri press conference aho Donald Trump yari yakiriye umuyobozi wa NATO, umunyamakuru ati ese bwana Donald Trump kuki mwafatiye ibihano ubundi Burusiya, ibindi bihano Uburusiya no kubera iki? Donald Trump ati twabibafatiye kandi nizera ko bizatanga umusaruro, nizera ko Uburusiya bugomba kumva icyo tubusaba. Ni ibihano bikomeye kandi nibutakora ibyo tubusaba ngo buhagarike intambara tuzabifatira n'ibindi bibi kurusha ibingibi. Ubwo rero Donald Trump akomeza agira ati mwabonye ko twahagaze twabihoreye tukajya guhagarika intambara hariya mu burasirazuba bwo hagati, bakakumva murazi ko tumaze guhagarika intambara zigera muri 7, 8, 9, ariko wumve ngo niyi tuyihagarika zabaye iya 8. Wumve rero aba bantu bagomba guhagarika intambara no kumva Uburusiya bugomba gukumvishwa no gukanda bakabuze ku ntebe y'ibiganiro bukemera ibiganiro. Kandi ibi twabibagiremo inama kenshi, turabembereza turabinginga ariko banga kumva. Ubwo rero igihe kirageze ko twagombye kubafatira ibihano. Birumvikana nta n'uwagombye kuba kibyibazaho cyangwa se nawe munyamakuru kuba ukibibaza. Ubwo rero muri rusange rero Donald Trump nayo magambo yavugiye ahangaha abanyamakuru bakomeza kumubaza ibibazo byinshi bitandukanye. Ahangaha rero ubona perezida w'Uburusiya ari kumwe n'abanyamakuru batandukanye ndetse n'abandi bantu. Ahangaha yasobanuraga uburyo abanyamakuru bari kumuhata ibibazo bamubaza ati se Uburusiya ko bwafatiwe ibindi bihano ku bijyanye n'igitoro, bijyanye n'inganda ebyiri za hano zicuruza igitoro ku rwego mpuzamahanga, ubwo nta ngaruka biza kutugiraho nk'Abarusiya, nta ngaruka ziza kuba ku baturage b'Abarusiya. Putin ati ibyo ni bisanzwe, ibyo ntago ari ubwa mbere bikozwe. Bafashe amapaki y'ibihano, itamu ya mbere ijyanye n'ibihano barayifashe, ariko ibyo bihano ntacyo byadutwaye. Hamwe n'ibyo rero n'ibyo byose baba bafashe bizarangira ntacyo bidutwaye, nta n'icyo bitukozeho, ahubwo bo ubwabo bizabagiraho ingaruka ku buryo bazabona ingaruka zo gufata ibihano batabanje gutekereza ingaruka bo bibageraho, ingaruka bigomba kubageraho. Aho rero niho ingaruka nkavuga nti abantu nabo ntabwo babanza gutekereza, kuko niba ufatiye ibihano inganda z'Uburusiya zitunganya ibitoro, bisobanuye ko ako kanya automatically Amerika, Uburayi bigomba kugira esheke cyangwa se crise ku bijyanye na peteroli. Ubwo icyo gihe ibiciro bihita bizamuka cyane. Iyo bizamutse rero bitangira kugira ingaruka ku banyaburayi ndetse n'abanyamerika nabo ubwabo batisize. Niho rero bagaruka bakavuga bati kuki twahubutse. Ahangaha rero ndagira nkubwire ko ndabizi neza ko bizatugiraho igihombo, ariko twebwe nk'Abarusiya dufite uburyo tugomba guhangana nabyo no gufata ingamba zijyanye n'ibi bihano by'abanyamerika. Kandi nongera kwibutsa ko ibi bihano Amerika ifashe bije byiyongera ku bindi yafashe, ariko dore bigiye kwangiriza umubano wari utangiye kuzahuka. Turi gukora ibyo bita restoring mu bijyanye n'umutekano, imubano, ubuhahirane, diplomasi, ariko ibyo byose biguye mu mazi kubera ibyemezo by'abantu bamwe bafata badakanje gutekereza, bidahwitse. Bizabagiraho ingaruka birumvikana, kandi bigize n'ingaruka ku mubano wacu ako kanya w'Amerika wundi twahoraga twicara tuganira tuzi ko turi kuzahura. Ubwo rero ibyo rwose ntibibatere ipfunwe, ntibibatere ikibazo, kuko rwose tugomba kubinyuramo nk'Uburusiya. Kandi iki nicyo gituma tuba abantu bakomeye, kubera tuzi guhangana n'ibibazo duhuye nabyo. Aha rero ni ku Nzozi TV1, urakomeza ukore subscribe, ukore share, ukore like, maze dukomeze dusangire ibitekerezo uko tukoze ikiganiro kijye kikugeraho icyo twisabira. Turashaka ko uyu mwaka urangira dufite subscribe 1000. Wadufasha iki? Uruhare rwawe ni uruhe? Murakoze cyane. Ciao.